ikintu cya mbere maze kubona kimwe gusa ni uko hari abantu utabasha kugira inama uko wabigenza kose. Reka mbakubwire, umuntu uri mu rukundo, umufana wa Rayon Sport, ushobora kubagira inama. Niyo wakora iki, ushobora kubagira inama ngo bikunde. Nanone ikindi kibazo mfite ni kimwe gusa, ni ukubera iki kera ubundi nari nzi ko abantu bambara neza, kera nari nzi ko kuba uri umusirimu ari ukuba wambara neza, ari ukuba nyine uri umuntu wambara neza bijyanye n'icyerekezo, nyine usa neza. Ariko cyane cyane ku bakobwa, ariko mbabazi, ni ukubera iki umukobwa ukamera kuri bashiki banjye nibo nkunda cyane. Umukobwa hari ukuntu uba wiyizi nk'umuntu wambara neza, usa neza, ukeye, ariko ugasanga inshuti muhuye zitekereza kimwe. Ugasanga niba uyu munsi utekereza yuko umuntu muri kumwe arakwatarakitinga, nyine abahungu bose muhuye ubona bashaka sex, nta muntu n'umwe uza guteretana nawe atari icyo kimuzanye. Abahungu uba ushwanye nawe nicyo kiba cyamuzanye, n'uwo muri kumwe nicyo. Ugasanga bose nyine baratekereza ikintu kimwe, nta n'umwe nyine utekereza ikintu gitandukanye n'icya mugenzi. Ugasanga bose barashaka sex, abahungu bose muteretanye. Dore rero inkomoko ni uko wihita ngo uri umusirimu ukambara nabi, wamara ugashyiramo mini, ukambara utuntu tugufiya, warangiza ukipresenta gutyo nyine. Abantu bose bakakubona muri iyo sanse, bakabona uri umuntu nyine usa nk'ukunda ibyo bintu, bakabona nyine uri umuntu usa nk'uwasambanwa, kubera ko niko wipuresanse. Abantu bose barimo kukubona, bakakubona muri iyo sanse. Sinzi impamvu nyine ngewe ubundi imbere nari nzi ko umuntu w'umusirimu ari umuntu wambara neza, ari umuntu nyine udakora ubwo bujiji ubwo kugenda yambaye ibintu bisa nabi, noneho ugatunga inshuti mbi bitewe n'ukuntu wowe wipuresanse. N'ahandi bituruka rero, bituruka ku kuba weho wipuresanse nabi. None se reka nkubaze ikibazo kimwe, weho uragiye ugiye gusura umuntu, ugiye wambaye imini, wambaye neza kandi wambaye akamini. Ni ukuvuga ngo uko umuntu akubonye fiziko niko agutekereza, niko agutekereza. Uko wamwiyeretse niko agutekereza, nta kundi yagutekereza rero kutari uko wamwiyeretse, nta kindi. Ni ukuvuga ngo niba uri umukobwa ushaka kwigira umusirimu cyangwa se uri umusirimu, ibintu ngiye kukubwira nubigenderaho uzaba umusirimu. Nta n'umuhungu uzakubwira ikintu udashaka, byose uzajya aba ari we wabihisemo. Ni ukuvuga ngo igihe uzagira relationship n'umuhungu ukagenda wambaye ubwo buntu bw'ubumenyi bw'amafuti, ugera hano hejuru y'amavi, iteka uzumva umuhungu akuganiriza ku bintu bya sexy, akubwira, kubera yuko niko akubona. Nta kindi kintu ahita atekereza yakubonye, ahita atekereza kuba yakora nawe sexy n'ibyo. Nta kindi kintu ashobora gutekereza, kubera yuko weho tayari uba wamaze kumwereka physical appearance yawe, uko ugaragara. Kandi uko kuntu ugaragara nicyo kintu ukunda. Kuvuga ngo niba weho wifashe ukajya gusura umuntu wambaye gutyo, urasohokana nawe akakuganiriza kuri icyo kiganiro cyane. Nta kindi kintu nyine ari bukuganirizeho kitari icyo kiganiro. Impamvu akuganiriza kuri icyo kiganiro ni uko ni wowe wabimwiyeretse uko nyine.
arakureba akumva aragushatse, kubera ko ako sinzi impamvu muri gutuma mbisubiramo cyane. Ndi gusubiramo kubera yuko ntago mubasha kunyumva. Ikintu ndi kuvuga sinzi niba wabashije kucyumva. Kwanza ntizindiye mu magambo ko mwabyumvise, mwisubireho. Ndi kubwira abashiki banjye, bakuru banjye na barumuna banjye, nabo ndaje mbagiri message mbihera. Ariko abakobwa ubu nigiye kera nari nzi yuko umuntu wambara neza, umuntu w'umusirimu nyine ari umuntu uba wambaye neza, uri kumva. Ariko naje gusanga kwambara neza ntabwo ari cyo nyine kintu kigaragaza yuko nyine byose nyine bishyira ku murongo uri umusirimu. Wapi, habe na busa. Niba ari abantu naje gusanga aba mbere baseba, ni abantu bigira abasirimu kandi ari abaturage. Kambara nabi ukambara neza kandi mu mutwe harimo ari sufuri, nta kintu kibereyemo habe na. Nongera nkibaza nti se ubundi gute umuntu ataba smart mu mutwe hanyuma akaza kuba smart nyuma ku mubiri? Bikaba biranshanze. Mwabinsabye igihe ndimo ngenda nta kintu ushobora gukora ntarabavugisha ngo mbaganirize, kubera ko nimwe mwabinsabye. Aho ndi hose ngomba kuprofita nkababwira, kubera ko ndababwira mbone n'amafaranga. Hanyuma rero ikindi kintu kintera impungenge kimwe cyonyine, ikintu cya mbere maze kubona kimwe gusa, ni uko hari abantu utabasha kugira inama uko wabigenza kose. Reka mbakubwire, umuntu uri mu rukundo, umufana wa Rayon Sport, ushobora kubagira inama. Niyo wakora iki, ushobora kubagira inama ngo bikunde. Nanone ikindi kibazo mfite ni kimwe gusa, ni ukubera iki kera ubundi nari nzi ko abantu bambara neza, kera nari nzi ko kuba uri umusirimu ari ukuba wambara neza, ari ukuba nyine uri umuntu wambara neza bijyanye n'icyerekezo nyine usa neza. Ariko cyane cyane ku bakobwa, ariko mbabazi, ni ukubera iki umukobwa kamera kuri bashiki banjye nibo nkunda cyane. Umukobwa hari ukuntu uba wize nk'umuntu wambara neza, usa neza, ukeye, ariko ugasanga inshuti muhuye zitekereza kimwe. Ugasanga niba uyu munsi utekereza yuko umuntu muri kumwe arakwatarakitinga, nyine abahungu bose muhuye ubona bashaka sex, nta muntu n'umwe uza guteretana nawe atari icyo kimuzanye. Abahungu ubu ushwanye nawe nicyo kiba cyamuzanye, n'uwo muri kumwe nicyo. Ugasanga bose nyine baratekereza ikintu kimwe, nta n'umwe nyine utekereza ikintu gitandukanye na cyane cya mugenzi. Ugasanga bose barashaka sex, abahungu bose muteretanye. Dore rero inkomoko